Nshuti bavandimwe, twongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, Umwami wacu ashimwe cyane. Tugiye gukurikirana akavideo gatoya cyane, Papa avuga ku byerekeranye n'ibyaremwe. Nkaba mbasaba kugira ngo mube maso kandi mutege amatwi, mukurikirane. Reka twicire bugufi dusenge Imana. Mana yacu, turagushima, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye kuri Imana y'urukundo kandi ukaba ari Imana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mwami mwiza, turakwinginze ngo uduhe imbaraga y'Umwuka wera, dusobanukirwe n'ijambo ryawe, kandi dusobanukirwe n'ibiri kubaho n'ibihanurwa, nibyo dusenze twizeye yuko biduhaye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nkaba ngira ngo mbabwire yuko aka kavideo ntari buze gusobanura ijambo ku ijambo, ahubwo ndababwira mu ncamake ibyo Papa yari agambiriye kuvuga muri kano kavideo. Reka rero dukurikirane uko aka kavideo kameze. Ni igitabo encyclical Laudato Si, aho Papa agaragaza mu buryo butangaje cyane uburyo dukwiriye guhimbaza ibyaremwe, ari we mama wacu. Papa aragaragaza mu buryo bugaragara neza uburyo isi yamaze guhumana, ndetse ubushyuhe nabwo bukaba bwaramaze kwiyongera, bikaba byaratumye amazi yo kunywa agabanuka, ndetse n'ubwoko bumwe bw'inyamaswa bukaba bwaramaze kuzimira, kandi bukaba bwari budufashije kugira ngo natwe tubashe kubaho. Ibyo rero nitwe twabikoze cyangwa se twabiteye nk'abana b'abana, ko ariyo mpamvu ari natwe rero dukwiriye kubikemura. Ntabwo dukwiriye kuvuga ngo reka tujye mbere, reka tujye mbere, ahubwo bishobora kuba twakabaye twakerewe, ahubwo reka tugire icyo dukora turi seriye kandi tumenye ngo turagikoze. Ikibazo rero Papa aravuga yuko atari ibyaremwe, ahubwo ari ikibazo cy'imyumvire n'imitekerereze iri hasi. Rero ibyo dukora ndetse ibihugu byateye imbere, inganda zabo zikora, tukaba dukwiriye kubyitaho. Rero akaba ari byo byangiza ikirere. Urugero twafata nk'ishyamba rya Amazone, aho bari barituyemo bimuwe ndetse bagatakaza n'ubumuntu bwabo. Rero iryo shyamba ryaratemwe. Papa aragaragaza uburyo abantu badakoresha wenda nk'ingufu z'umuyaga bitewe n'uko batazibonamo inyungu, babona ntacyo zibabwiye. Dushobora gukoresha imirasire y'izuba. Rero akaba ari twebwe dukwiriye gusobanukirwa n'akamaro kabyo. Papa aragaragaza uburyo, arabwira abakristo uburyo nabo ubwabo bakwiriye kwita ku byaremwe. Arabwira rero n'imirimo isi ari nk'umwambaro cyangwa nk'ingobyi y'umwana uri mu nda ya nyina. Rero iki gitabo rero kikaba kitabwira abanyapolitike gusa, ahubwo kibwira n'abakristo. Ubwo rero ikibazo gituruka ku myumvire, akaba Papa agaragaza uburyo dukwiriye kubitekerezaho cyane kugira ngo tugire icyo dukora. Papa akaba agaragaza uburyo yitaye ku byaremwe. Ndabasaba gufata inshingano yanyu ku byerekeranye n'ino misiyo, iturutse mu murimo twahawe n'Imana, ari wo w'ibyaremwe, tugahingira ndetse tukita ku ngobyi yacu, ariyo jaride yacu. Ibibazo twateye rero nitwe ubwacu dukwiriye kubikemura, ndetse n'amakompanyi, inganda zimwe na zimwe bakagira ibyo bahindura kugira ngo tubashe gukemura iki kibazo. Natwe ubwacu dukwiriye kugira ibyo dukora, nk'urugero wenda
even though some believed dushobora before gukoresha reading the imyanda Pope's yari yamaze analysis that it would not be yajugunywe, 100% accurate, dushobora ignoring the gutandukanya current state imyanda, of Mother ibya Nature parasitike could bikajya prove to ukwabyo be a n'ibiboruka lot more bikajya ukwabyo, dangerous. dushobora kwanika aho kugira ngo ahubwo dushyushye ibyuma tugamije kumisha wenda nk'ibintu runaka. Inshuti bavandimwe rero, murabona ko papa yarahagurutse kugira ngo agaragaze ko isi ifite ikibazo cyerekeranye no guhumana kw'isi rero ndetse n'imihindagurikire y'ikirere. Rero natwe dukwiriye gusaba Imana kandi tugasenga kugira ngo ubwo agamije kwinjizamo itegeko ry'icyumweru ngo abantu babe maso kandi basobanukirwe n'itegeko ry'isabato Imana yashyizeho. Ntabwo bihagije kuvuga yuko dukwiriye guhagurukira hamwe kugira ngo tubashe kwita ku isi yacu, ahubwo ngo twinjizamo n'itegeko ry'icyumweru, ahubwo mureke twinjizemo itegeko ry'Imana ariryo tegeko ry'isabato, kuko itegeko ry'icyumweru ari itegeko rya papa we ku giti cye ndetse n'abamubanjirije barishyizeho, ahubwo dukwiriye kuzirikana yuko umugambi w'Imana atari ukugira ngo abantu bajye baruhuka ku cyumweru. Isi yose rero ikaba igendeye mu kinyoma, ariko papa ubu akaba yahagurutse kugira ngo ashimangire iri tegeko, ariko yihishe inyuma yo guhumana kw'ibyaremwe, abwira abantu ati muhaguruke tubashe kubyitaho twiyunga n'Imana dusenga ku cyumweru. Imana idufashe kuba maso no gusenga mu izina rya Yesu Kristo, amen.